Ngayo nguko umunyarwanda yaciye umugani ngo nta mwiza wabuze inenge, nguko uko bimeze kuri Nyambo. Uramuzi cyane dore ko yamamaye mu bintu bya sinema nyarwanda, dore ko akunzwe hano na benshi mu Rwanda, akurikirana na benshi hano mu Rwanda, dore ko yari yitabiriye Mashariki African Festival nubwo atabashije kuba yahabwa igihembo we na Aisha, ariko byagiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, agenda Aisha ahumuriza Nyambo amubwira ati ihangane mukobwa wanjye tuzakora n'ibindi. Ariko si izo nkuru zimuvugwaho gusa, dore ko hari n'ibindi bigenda bimuvugwaho bitashimishije habe namba. Ese wakibaza ati se ni biki bigenda bivugwa kuri Miss Nyambo twamenyereye muri filime nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda? Umuzi ari umubesto wa Titi Brown, ese ko baba baratandukanye byaba byaratewe n'iyihe mpamvu? Dore ko hari byinshi bigenda bivugwa kuri Nyambo, bagenda bavuga ko Nyambo agenda anuka cyangwa se afite agahuyu gateye ubwoba, dore ko ugira ngo yitwaje imbeba mu mufuka yapfiriyemo, dore ko byinshi byagiye bimuvugwaho, ukibaza ati se uyu mukobwa, uyu mwari mwiza w'u Rwanda ibyo bintu byaba bimuriho? Dore ko ubwo DJ Clash yari ari mu kiganiro hamwe na Irene Murindahabi yabashije kuba yabivugaho avuga ati uriya mushuti wawe aranuka, ati nanze kuba nabimubwira, ati ariko ndabikubwiye wowe. Ariko se nkibaza ati se wowe DJ Clash byari ngombwa ko uza ukabiripotinga kwa Murindahabi Irene? Dore ko DJ Clash we yabivuze nta kibazo afite, ariko yaba yarakoze amakosa nk'uko benshi bagenda babivuga, ati DJ Clash uba waragiye ukamwegera ukabasha kuba wabimubwira. Dore ko kandi umunyarwanda yavuze ngo akabi gasekwa nk'akeza cyangwa se nta mwiza wabuze inenge. Ubu se twakibaza ati se yaba ariyo nenge ye? Dore ko benshi bagenda bavuga ati hoya hoya uri kubesha. Ubwo Titi Brown bamutumiye mu kiganiro kwa Irene Murindahabi, Titi Brown yabashije kuba yavuga abwira DJ Clash amubwira ati ibyo ntabwo ari byo, ati ibyo ntabiranga umuco nyarwanda, dore ko ugenda usebya, ati ibyo bintu ushobora kuba wanabihanirwa, ati usanze ibyo bintu atari byo cyangwa se ari ukumuharabika. Aramubwira ati ikindi kandi dore ko inenge y'umuntu ntukayimubwire kuko aba yizi, dore ko nawe ntacyo uba wahinduraho. Titi Brown rero yabashije kuba yatangaza amakuru avuga ati ibyo njyewe ntabwo mbizi, ati ibyo bintu bavuga kuri Nyambo ati ntabyo nigeze numva. Nibaza ati se uyu Titi Brown we yaba afite ikiyoka kimeze ute kitumva uwo munuko, dore ko ngo uteye ubwoba? Ubwo DJ Clash bamubazaga ati se ubwo wowe ubyumva ute? Aravuga ati njyewe umwuka uba waheze, ati numva nenda kuruka, ati mba nihagazeho. Akibaza DJ Clash ati mwebwe ahubwo mbona muri kumwe nawe igihe cyose ntabwo mubasha kuba mwabyumva. Ariko DJ Clash ibinyamakuru byinshi biri kugenda bimunenga bimubwira ati se waba uri gusebya uyu mwari mwiza w'u Rwanda wavuga iki? Ati ibyo bintu uvuga ubihagazeho. Nk'uko rero byagiye bivugwa, ariko ni inkuru mamo, nk'uko
DJ Crash yabitangaje mu kiganiro kwa Irene Murindahabi, yavuze ko hari umukobwa unuka. Uwo mukobwa rero yabashije kuba yaboneka ni Miss Nyambo. Ese nk'uko bigenda bivugwa, ese wowe urabona ibi bintu bidakaze? Ibi bintu biteye ubwoba? Wakibaza uti se uyu mukobwa mwiza ususya ibyo bintu byaba bize ute? Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.